ko se n'ubundi buriya igihe nahereye njye nabuze n'amahitamo kweli birarimbye ko ngiye gukora ubukwe uwo tugiye gukora ubukwe nawe ibyo angoreye nawe bisinzi byaribyo muhaye amafaranga yanjye ngagiye ngo gukora business amaze kubona icyo agezeho amaze kubona amafaranga ko ntabwo ashaka kunyikoza ubu ntwazabivamo agashobora akabivamo ako se ubundi nimbivamo byaba ari saboya ntabwo ari umuti ahubwo icyiza cyabyo ni uko umuntu yakora agashakisha n'undi ese abakobwa bari mu gihugu bose hari ubwo ntabwo ari kamara Yo, afisa vite? Oui. Iminsi myinshi kabisa. Ntakumenyera. Nshusho nyine derukana cyagiye wa musi igihe twe twasohokeye ahandi uri na wa mukobwa mwari kumwe. Joshua. Komera. Waje ryari se? Nabimeze sawa kabisa uretse ko ari ibintu by'akazi nyine maze iminsi umutwe umaze iminsi njya kubera nari maze iminsi mu kazi nanjye namukumbuye cyane nanjye nuko nabimukumbuye cyane aho nari ndi mu kazi ewana mu nzozi niwe narutaga gusa umve ngo kabisa numvaga n'akazi nakavamo nkaza kwirebera wowe reka cyane umve ngo ahantu hose tujya gufata bya saa sita ibya nijoro intekerezo nawe no kurya bikananira nanjye ni ukumaze cyane ntabwo arashaka yesu we
basi se bakon oya njye nahita ntera ivi byibuze nkanamutwara ngava mu byombi. wowe nshaka muri iyi minsi utarasubirayo. Nzabijyamo nzi neza kandi ko bizakunda. Okay. wumve ngo ahubwo akazi k'ubutana nzaza asubira kubera ese nibyo watuma utajya mu kazi. Ese ubwo nuri ko uzakorera he niyo nakora akazi ko kukwitaho ngurumva ujya kureka neza. bibaye ngombwa nakareka kubera ko akazi kakure abona kumara iminsi kubona ntawe utambona ngo mukorere ibyo nsabwa nk'umugabo. ndumva ari byiza. Kwa kintu ashaka kukoza kijyanye n'iki? nta mukunzi ufite? Mukunzi umukunzi yihorere umukunzi nyine urabona ntawe urabona urabizi iby'abakobwa umukunzi ibyo naramwegezanye ko nyine twatandukanyijwe n'ibintu byo kujya mu bagabo. Subu keza ugiye mu biki mu cyumba kuko najyaga ntakaza akanganiriza akambaza amakuru. Keza ngwino hano mwana ngwino tube tuganira. Nigere tube tuganira mwana. Karame mama sima wiriwe uyo mukundana harya amakuru ye wa mutete twakundaga se mabyiwe ngo twarashwanye kera nuko nguko nyine byagenze ariko mfite undi mutipe n'umunda noneho byahataye kuko aho basore bari ko numva amarije kubarambirwa uyu munsi yagiye kandi ngufitiye umusore ufite gahunda. Kagire inkuru uwo musore ni uwa hehe? Reba nk'uriya musore Kalisa. Yego ndamubona. Urabona ni umusore mwiza arasenga ni umukirisitu ubona hari ikintu wamunengaho koko? Bazema ubu turamutse tubanye koko hakazamo ibindi bindi. Oya njye mbona nta kibazo rwose nta. Kuri uriya musore rero ndamuzi pe ariko nyine kugira ngo nzabanze mwemere tuzabanza tubiganireho njyewe nawe ndebe niba tuberanye cyangwa tutaberanye. It's okay. none se mwaratandukanye burundu? cyane. Yego ntabwo uri kumbeshya? Oya ntabwo nakubeshya. Utambeshya ni byiza. No, it's okay. Reka tubivemo twigire mu byacu twari tugeze kure sibyo? Urumva ikiriho ni njye nawe kandi niba turi kumwe aka kanya ni njye nawe umutima wanjye we n'uwanjye aka kanya ndumva ari bimwe byahuje mu cyumba cyane ni wowe nta wundi wowe ngomba guhigira muri kano kanya ni wowe. Ndashaka uburyo urumva ndashaka uburyo mbese twabahuza tukaba twabana. Noneho uriya musore koko urumva wamunenga iki? By'umunenga abona ni byinshi yambarira ku kibuno yagira imisatsi imeze nk'amahungu mu mutwe mbese wanjye ntabwo tubyumvikanaho nawe pe gusa kugira ngo nzamwizere ni ukugira ngo nzaganire nawe. Yego okay mwana ubwo niba ari uko bihisemo ntabwo naguforosa reka nguhe igihe cyo kubitekerezaho ariko nturebe ku bibi bye cyane jya ureba n'ibyiza bye cyane ko muzamarana ubuzima bwanyu bwose nguhaye umwanya ngo ubitekerezeho. Yego ndakumva mama kuko gukundana muri iki gihe biragoye cyane pe biragora kugira ngo uzabyumve ko rega abakera si bo wowe ariko nyine tuzabiganira sibyo mama? None se sheri njye nawe ubundi tuzabana ryari?
ya ntukimashije icyo kibazo nyine urabona haba hari abasore benshi baza kunyereta nkabakatira nyine kubera ko nkunda bivuga ngo hari imiso nari ndimo uretse ka vakansi nari najemo ako iyo miso nirangira nzaguhereza gahunda neza nibwo tuzapanga igihe nyacyo cyo kuba twarushinga tukibanira. ese ke ubundi musaza wawe yagiye he? Musaza wanjye yagiye gusura inshuti ze hariya inyuma y'igipangu. Ko ntiwamumpamagarira se ko nawe tudaheruka? Joshua ya mama aragukumbuye cyane. Neze biteke ese ko wagira ngo ese wajya ubaza ugasuza n'abantu urabona neza. Meze neza cyane. Mama Oui. Uraho. Genda shaka kwicara hagati yawe. Sister ntabwo bamuhaza sigiye mwabani. Sema reka nanjye mbamukumbuye twese twadukumbuye cyane rwose. Nahoze n'imagaze hanze ni n'abantu ari mu muganiro ubuntu hazi ngo abakobwa ngo abasore ibindi bimeze bite ushaka gushaka subona natuze musaza wawe haracyari vuba haracyari bebe twafite 30 yose harimo abafite 30 uza byibuze kuri ko imbawe ariko mada ubundi nkubaze hanyuma ko mbona umpunga biteze kose ese nta nubwo basi warambika telefone hasi ngo tuvugane yawe se suko haryo ubwo niba atari iyanjye niba wowe uri uwanjye hanyuma ibyo utunze byo ntabwo ari ibyanjye hati yawe njanyireba ariko nibyo ndabyumva aka kanya wibagiwe isezerano wakoze masezerano yajyanye iryo uzahina abantu kanya WhatsApp iterambere iki bikwibagije isezerano wakoze bikwibagije umugabo washatse ugomba kwitaho ndatashye mvuye mu kazi ndananiwe aho kugira ngo uzanire icyayi cyangwa se untekere amazi hano we buri kuri WhatsApp uri muri kumwenyurira abantu batakwitayeho batagutunze hajye ibyo tubyita iki ngaho nsobanurira tubyita iki mbese nta kintu nkivuze hano nta kintu nkivuze mu rugo ntabwo nkiri umugabo nabaye kadogo ngaho nguhaye umwanya reka nze sheri ndetse kanze reka nze sheri ndashaka kumenya izina njye ngifite hano mu rugo mfite irihe zina ni umugabo ni kadogo ni iki ufite telefone yawe sinjya nyikoraho haribwo njya ndaha muri telefone yawe haryo ubwiyo telefone harya ngo ntago bakwitayeho ngo baguhe ngo icyayi wese ntabwo uzaho kiba reka nawe noneho abyeyi ntabwo mwishimira ese kutamwishimira subiza ko njye nsanga mwicaye hano mwigenda hari bibi dukora se hari ibyo navuze se nyine ntabwo mvuze kubivuza ariko nta bibi turakora pe rwose cyakoze ugize neza usanze nanjye narimo mwumvisha mubwira ko agomba kureka bari abahungu bari abadafite gahunda bose akikundanira na Kalisa kuko Kalisa mbona ari umusore ufite gahunda usobanutse noneho byongeye gukunda n'Imana koko mama cyo nzi cyo nifata na ruji pe gusa nyine bizakunda byanga byakunda oya mwana amahitamo n'ayanjye oya ni ukuri rwose mama nushaka ubyumvire ga ugomba kunyumvira Josh nawe uri kimwe na mama wawe ntabwo nankunda rega nushaka ubyemere ugomba kunyumvira rwose mama niba ngombwa nzakumvira simukunda rwose mwana wa nanjye ndagukunda uramukunda njye nzamenya ko umukunda
ari igisore cyagiye ariko gishobora kugenda nabirenze ejo bundi duhurire mu kabari anywa inzoga ariko mwarasangiye ahubwo mwarasangiye nize ngewe n'uwo muko ushaka kunzanira mwana wawe yibona ase mama koko kuba mu inzoga ni cyaha kirimo namwanze rwose bamwanze ni babandi bo kukwangaza oya mama ni ukuri nushaka ubyemere ni hahandi tuzakundana mwana wajya ugenda undebera ariko rwose ntabwo mushaka mama cyangwa nawe urashaka kugira ngo bembwe babandi bo kwa runaka oya ntabwo nshaka nk'abo ngabo cyozi ko gereka mubwire ntacyo mvuze icyayenze aho kiba n'ibiryo byawe nzaho biba cyangwa se wabona nta n'ibihari wenda ugiye no kunyohereza kubiteka namaze gusobanukirwa ubundi we hano mu rugo iryo terambere mwiratana iyo tekinoloji nta kabuza n'ubundi ibyo nirirwa mbwira umukobwa wanjye ngo gutya na gutya ngo urajya he ikigaragara afite isoko abivomaho ese bundi gute urambwira ngo umugabo azashaka umugabo mwenye kumwitaho atashye abona nyina we yirirwa muri telefone ari gutsapinga ariko watsapinga n'abandi nuko watsapinga no gutsapinga ni ibiki nsobanurira uri gucatinga n'abandi bagabo hirya no hino urimo urabamwenyurira ubahubiza ubwo kuri telefone hanyuma umukobwa wawe nawe ari kubibona nk'umubyeyi akuraho inama urugero uri kumuhanura uruhe ariko se sheri kumva warakaye ariko se erega uburakari bwanjye bufite impamvu washatse umugabo umushaka umukunze ese wabuze umwanya maze unicaye aha ngaha ariko se nicyo kibazo wabuze iki ko numva utawuvuga nabi ntabwo nzongera kuvuga ntawe kubuje kuvuga mu rugo rwawe it's okay guhera uyu munsi ntabwo nzongera kuvuga gusa mu kutavuga kwanjye ubwo witegure sasa urugamba rugiye kuba witegure ikigiye kuba sawa guma kuri telefone yawe ntacyo bintwaye n'ubundi ndabimenyereye keza ndabimenyereye rwose ariye keza Shira musoi. Nisi bari kubigenza gute nisi kaje none. Karame mama. Karame papa. Papa narinje. Icara. Wabonye ibyo mama wawe arimo se? Ntabwo wabibonye? Nta maso ufite? Ndabona afite telefone. Hanyuma telefone reba mwibyo ari gukora. Ese mama wari gukora iki? Ariko akanakumira. Ni oya. Reka umukobwa wawe akubwiye. Tujyane mu cyaro twaje mu mujyi so tuzanye mu mujyi. Telefone ntabwo yabayinguriye. Yaratangiye ngo ariko mama uri gukora ibiki? Ese ntabwo ubona ko papa ari iruhande rukomerezaho umwana wawe buretse komereza ibyo wari ugiye kumubwira. Nese mama iyi telefone ayikuye. Ese wayinguriye. Nese ariko ngo sinyirebeho
ngo singire umuntu mpamagara ahubwo arashaka no kuzayimena. ayimenera iki Aho wamumbaje abantu bamuhamagara njyewe ndabaza. mwese papa wamufite ntacyo mfa nawe mwana nta kintu mfa nawe icyo mfa nawe ni kimwe nageze ahangaha ryari ntabwo maze iminota 40 hano ese ko mpamaze 40 nagiye kuguhamagara ngo nzanire amazi hano hari amazi hateretse hari icyayi gihari hari ibiryo bihari usanze mama wari kuki kuri telefone ariko abutasize amafaranga ubundi bagahanisha amafaranga bakuye he? ikibazo ni amafaranga none ngihinguka amafaranga ngana amazi se ntabwo vomwa cyangwa wibagiwe ko mu cyaro twavomaga amazi y'ubuntu ubu tusigaye tuvoma amazi hanyuma se hanyuma icyo tukiveho reka tukiveho kuri umubyeyi uyu mukobwa wawe ko yambaye gutya agiye hehe ariko se ntabwo ruba ntidukambaye ntukarekure kuri telefone ko se mwambara gutya uyu nguyu ariko gute ushaka ko tuba mu mwanda tubaho twambaye ibintu by'imyanda. ese sibyo meza bite se iyo bimbwiye birushaho kwishima nta kibazo yes nawe mu kazi ni neza uri mu kazi mu kazi wambaye thank you n'uwo wabiteye mba nakuze amburiye hehe abantu bose ndashaka nanjye gukora gusohokana gusa ntabwo nasabye uruhushya umusabasha se njye bino njye nanjye kugutuma umunsi none se apana none siga nyuma y'isaha na weekend sio biko ufite akazi none se nibyo ureba uzi ko ufite akazi fera kugura ntabwo nabigeraho gutyo gusa ngo mpite nkubwira ngo he gahunda ntabwo ni uhari kandi ry'amahanga urapfa ndamutinya reka ndamutinya aragenda umunsi mbese ntamenya gahunda zose za papa ugiye najya gusumba abandi cyangwa twigana hanyuma se ubwo ngubwo ari hano cyangwa aragiye ikibazo cyawe ni kimwe ntujye umenya no gukurikirana ubuzima bw'abana bawe ngo umenye ngo umwana wanjye ko mbona ashyizemo imyenda agiye hehe ese umwana wanjye ko mbona ahinduye avuye gukaraba wenda agiye kuryama cyangwa agiye gutembera ubu se umuntu bagiye guhura uramuzi mbwiza ukuri rata tugiye guhura nandi imbuga cyangwa twigana ni umukobwa cyangwa ni umuhungu aha nyuma yo guhura nawe biragenda bite nyine turi buganire nanjye no gufata amakaye erega gabanya uburakari nta kibazo niba afite umwana bigana ntakamurebe ntukajye utavuga nabi sorry keza buri munsi ihangane ngaho ugenda umuzanira so ubundi yakigabwo yagira isomo afata wirirwa udutoteza bene akakagira wana yazanye urakoze keza yego papa ngaho igendere sha genda uhure n'uwo mushuti wawe ariko nyaboneka utahe kare yego papa sawa Imana ifashe umukobwa wawe ntazandure hanyuma ngaho usobanurira noneho ubundi Imana niyirinda uwo Kamari nuwe musaza wawe kuva ryari musaza wawe umuhereza utubizo musaza wawe umuha utubizo wabonye mwakabizo kuri telefone ntabwo byashoboka ntise ntibye ashize amezi angahe si umunani none se mbwira gahunda nyine ubundi tumubwira ababyeyi sibyo kandi ko bana cyane ariko turabona turakora aho kugira ngo tujye bite gahunda ufite ubushobozi amafaranga subiza se ko nyafite cyane atashaka ubuzima kurya ubuzima ntabwo sinjye nawe se baby njye nawe ntabwira byumvisha ushobora kubwira nose ngiye kutangira umugore ndakomeza ntabwo mvuze ko ntakugira umugore ahubwo ariko biratinda
sheri reka nta gahunda uri kumva uzi kugira ngo ubigenze harabura iki ubuze kubireka ikibazo ni iki nyine ni wowe wenda ubura niyo serivisi rero ifite kugira ngo isoko na none nari mbabuye kubera ko dushaka nabishaka kuba tubana ariko byari se nyine ni wenegereye ko nje kugutungura ubuza nyine kubone akora cyaka mbona bagiye none none se ubwo uzaza bakubone nyine ababyeyi bakubone wambaye nk'umuntu uje twasebo sibyo siko byita byita ko sebo ngewe bitewe nuko ntabimenyetso aba kwicara imbere ya papa wawe mama biragoye bitewe nuko nzaba ngiye kuvuga ijambo ryo kubasaba okay ngaho nyine bipange noneho icyo gihe tuzakora iki tuzaza isabato reka tubishyire ku cyumweru sazaba hari okay uyu munsi ndabibwira none ko papa numve ko afite gahunda none ndaza kuguhamagara ku telefone sibyo thank you I love you too musaza wawe uha akabizu ukwibagiza kugaburira umugabo ngaho sera ongera umuha akabizu ndebe koko niba ari n'akamari oya rega binyereke biroroshye si wavuze ko ari musaza wawe reka ndebe sasa ikiganiro mwajyanaga oya ndekera telefone mva sohoka hino y'ameza mbabwiye ndekera telefone mpereza iyo telefone ku neza mpereza iyo telefone ku neza nzayiguha ikindi gihe ndashaka iyo telefone oya ndakubwiye ngo mpereza iyo telefone ku neza oya yewe urashaka hiki bashaka ko ngutera amazi ngewe bamubwire wa mugore we mu bintu ukinisha guntera amazi telefone ni iyanjye nawe ufite iyawe urashaka iki ndakumenaho aya mazi oya ngaho yamene